nkomeje kubashimira uburyo mukomeje kwitwara mubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye bya YouTube channel ya Rwanda News 24 ikugezaho amakuru meza kandi abagezweho ako kanya ndetse n'ibiganiro byinshi bitandukanye biba byuje ubwenge ushobora kuba wakungukiramo. Ese wigeze umenya ikintu gishingirwaho kugira ngo abasirikare cyangwa se igisirikare cyangwa se umusirikare wo mu gihugu cy'u Rwanda habashe kuba yahabwa amapeti cyangwa se azamurwe mu mapeti? Ibyo ngibyo wigeze umenya ibishingirwaho? Niyo mpamvu rero muri aka kanya tugiye kugenda tuganira kuri icyo kintu kugira ngo tubashe kuba twabisobanukirwa muri rusange. Mbaye ikaze rero mbashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo mujye mugezwaho amakuru abagezweho ako kanya. Kandi ku bantu bakora subscribe mujye mukanda ahantu hari akazogera kugira ngo mujye mubona imenyesha cyangwa se mumenyeshwe ko hari ikintu dushyize kugira ngo mwihutire kuba mwabasha guhita mukireba. Mu nzego za gisirikare rero ipeti ni ikintu gikomeye cyane kuko nicyo gishingirwaho mu kazi, kuko umusirikare ufite ipeti ryo hejuru abaruta ufite ipeti ryo hasi, haba mu cyubahiro agombwa, umushahara n'inshingano ashobora guhabwa. Gusa hagati y'abasirikare bafite ipeti rimwe ubusumbane bukurikirana hashingiwe ku kazi ashinzwe, itariki yo kuzamurwa mu ntera na nimero ndangamusirikare. Mu Rwanda hari ibyiciro bitandatu by'amapeti arimo icy'amapeti y'abasirikare bato, soldat ndetse na corporal, n'icy'abasu officier bato, sergeant ndetse na premier sergeant, icy'amapeti y'abasu officier bakuru, sergeant major cyangwa se na adjudant cyangwa se adjudant chef, icy'abofficier bato, lieutenant cyangwa se captain. Hari kandi icyiciro cya gatanu cy'abofficier bakuru cyangwa se major cyangwa se lieutenant colonel cyangwa se na colonel. N'icyiciro cy'amapeti y'abofficier harimo nk'aba generali aribo general de brigadier cyangwa se general major cyangwa se lieutenant general cyangwa se general. Kuba officier bashingirwaho mu kuzamurwa mu mapeti harimo ubushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye, imyanya ihari cyangwa se gutsinda ikizamini gituma uzamurwa mu ntera iyo ari ngombwa. Bisaba nibura umwaka umwe kugira ngo umusirikare ave mu ipeti rya lieutenant ajye ku rya lieutenant, mu gihe ari imyaka 4 kugira ngo ave ku rya lieutenant ajye ku rya captain. Ufite iri peti bimusaba kandi imyaka 5 kugira ngo abe major, nawe bikamusaba imyaka 4 kugira ngo abe lieutenant colonel. Agomba kumara imyaka 4 kugira ngo abe yaba colonel. Kugira ngo umusirikare abe general de brigade avuye kuri colonel bimusaba imyaka 5, nawe kandi bimusaba imyaka 3 kugira ngo abe general major. Ndabibutsa ko yari channel ya Rwanda News 24 kugezaho amakuru meza ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye uba wakungukiramo ubumenyi butandukanye. Imyaka 3 nicyo gihe giteganywa kugira ngo umusirikare ave ku ipeti rya general major ajye ku ipeti rya lieutenant general, nawe bikamusaba imyaka 3 kugira ngo abe general wuzuye. Mu Rwanda hari abasirikare 4 bafite ipeti rya general aribo umugaba mukuru w'ingabo General Jean Bosco Kazura, umugaba mukuru w'inkeragutabara General Fred Bingira, umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe na General Patrick Nyamvumba wahoze ari Minisitiri w'umutekano. Ku baso officier bo kugira ngo nk'ufite ipeti rya sergeant azamuke mu ntera abe premier sergeant bimusaba imyaka 3, mu gihe kugira ngo nawe abe sergeant major bimusaba indi myaka 4 ari nayo isabwa kugira ngo abe adjudant. Ufite iryo peti kugira ngo abe adjudant chef nawe bimusaba imyaka 4. Gusa iyi myaka ntikuraho ko Perezida wa Repubulika ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda afite ububasha bwo kuzamura mu ntera umusirikare igihe icyo aricyo cyose. Iyo imyaka idashize niwe wenyine ufite ububasha bwo kuzamura ku ipeti ryisumbuye abofisiye. Kugira ngo umuntu azamurwe mu mapeti hashingirwa ku bushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiwe kuri raporo y'isuzuma bushobozi, amahugurwa ya gisirikare yakozwe cyangwa se gutsinda ikizamini gituma uzamurwa mu ntera. Iyo
ari ngombwa. Ku basirikare bato kuva ku ipeti rya soda kugera ku rya kaporari bo basaba ko baba bafite ubushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiwe kuri raporo y'isuzuma bushobozi no kuba yarakoze nibura imyaka 3. Ku rundi ruhande ufite ipeti rya kaporari bimusaba imyaka 3 kugira ngo abe seja. Iteka ryo muri Gashyantare uyu mwaka rigena imiterere y'igisirikare cy'u Rwanda rigaragaza ko umusirikare ashobora guhabwa ipeti ry'agateganyo kugira ngo akore imirimo runaka. Icyo gihe iyo mirimo iyo irangiye ararisubizwa agasubirana iryo yari asanganywe. Gusa umuyobozi ufite ububasha mu kuzamura mu ntera umusirikare ashobora kwemeza ipeti ry'agateganyo ku buryo bwa burundu. Ngayo nguko rero iby'amapeti ya gisirikare hano mu gihugu cy'u Rwanda uburyo ibishingirwaho kugira ngo babashe kuba bazamurwa mu ntera cyangwa se kugira ngo babashe kuba bahabwa ipeti bavuye kuri rimwe ryo hasi bazamurwa ku rindi. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Rwanda News 24 ikugezaho amakuru meza ndetse n'ibindi biganiro byiza byuje ubwenge biba bikugezaho amakuru meza kandi atandukanye kugira ngo ube wabasha kuzamurwa mu ntera. Ndagushimiye kuri subscribe, share ndetse na comment.